Kumenya ibyabayeho, ibiriho ndetse n'ibizabaho ni ihurizo rinyuza benshi mu kumenya niba hari icyo bazi cyangwa ntacyo bazi. Ikiganiro Isi n'abayituye, mugezweho nanjye King Gideon, ndabasuhuje. Amwe mu magambo rero yavuzwe n'umuhanga Henry Ford yaragize ati, Henry Ford yaravuze ngo mu gihe ubona ibintu byose bisa nkaho biri kukurwanya, ujye wibuka ko indege ihaguruka ikaguruka mu muyaga ariko burya itajyana nawo. Reka ibikurwanya bikurwanye, ariko wowe uguruke wirinde kujyana nabyo. Ford yarongeye aravuga ati, kugira ibikorwa biduhuza n'itangiriro, kugumana uwo mubano n'iterambere, ariko gutangira gukorera hamwe n'intsinzi idahagarikwa. Ford yarongeye aragira ati, burya gutsindwa ni amahirwe yo kongera gutangira bundi bushya. Iyo utsinzwe ntugacike intege, ahubwo bizagutera imbaraga zo kongera gutangira bundi bushya. Utangira ufite umuhati urushijeho rwose. Kuba mwiza bisobanuye gukora neza, na cya gihe nta muntu ukwitegereza. Yabishimangiye agira ati, rwose uri umuhanga niba ubasha gukora neza mu gihe nta muntu uri kukureba. Ford yarongeye aragira ati, uzashaka inama ku bandi, abo bagutanze kugera mu kazi se cyangwa bagutanze gukora ibyo ushaka kuzageraho, uzabigireho ariko uzirinde kubigana. Ushaka uburyo bwawe bushya ubikoramo. Ford yarongeye aragira ati, burya intego y'ubumenyi si ukuzuza amahame mu bwonko bw'umuntu, ahubwo ni ukumutoza uko yakoresha neza ibitekerezo bye. Yarongeye aragira ati, kandi burya nabonye ko abantu baterera imbere mu gihe abandi bata. Burya cya gihuta ni cy'abandi batereramo imbere. Buri igitandukanya bagafashe ndetse n'abakubiswe, nuko bamwe batera imbere muri cya gihe, abandi bari gupfusha ubusa. Iyo utabyaza umusaruro igihe, hari abagira neza bagufasha kugita. Ford yaravuze ngo niba ufite icyo ukora, uzatekereza abakiriya bawe mbere yo gutekereza ku nyungu zawe, kubera ko iyo ushyize abakiriya imbere bakugeza aho wifuza kugera hose. Ford yaravuze ngo amakosa ya nyayo ni ya yandi utabashije gukuramo amasomo. Burya ikosa iyo rigusigiye isomo, iryo ntago riba rikiri ikosa ukundi. Yabishimangiye agira ati, ntuzigere ushaka amakosa, ahubwo ushaka ibisubizo. Ntacyo wakora ngo uhindure ibyabayeho, kubera ko burya nta marira abaho yahindura ibyahise. Ibyahise byarabaye. Ford yakomeje agira ati, buriya umukene si uriya udafite amafaranga, ahubwo umukene ni wa wundi udafite inzozi, udafite intumbero kandi udafite aho yerekeza. Yaravuze ati, kandi inshuti yawe magara niriya izazamura ibyiza bikurimo. Mu magambo menshi Ford yavuze harimo irikomeye nifuza ko twasigarana uyu munsi. Yaravuze ngo inkwi wiyashirije zigushyushya inshuro ebyiri, mu gihe inkwi washirijwe n'abandi zigushyushya rimwe. Ford yaravuze ngo gutekereza ni akazi katoroshye habe na mba. Birashoboka ko ariyo mpamvu ituma hari abantu bake babigiramo uruhare. Nuramuka uhagaritse kwiga, niyo waba ufite imyaka 20 cyangwa 28, uzaba utangiye urugendo rwawe rukuganisha ku gusaza. Muri make uzaba utangiye gusaza. Ariko burya nukomeza kwiga, kabone nubwo waba ufite imyaka 70, uzaba uri umujene. Ntabwo dusaza kuko twiga, ahubwo turushaho gusaza iyo duhagaritse kwiga. Abaho nk'uzapfa ejo, ariko wige nk'uzabaho iteka ryose. Ford yaravuze ngo inzitizi nibyo bintu bya mbere biteye ubwoba ubona iyo ukuye amaso yawe ku ntego yawe. Nutangira kubona inzitizi cyangwa se imbogamizi, uzatekereze kabiri, kubera ko ubwo uzaba utangiye kureba kure inzozi zawe. Kubera ko buriya iyo ukuye amaso ku ntego zawe, ikintu cyonyine uhita ubona ni inzitizi. Ford yaravuze ngo hanga amaso iherezo, wikwita ku ntangiriro. Ford yaravuze ngo iyo nza gutega amatwi cyane abakiriya banjye, mba narabahaye ifarashi yihuta,
aho kubakorera imodoka uzanezeza abakiriya ariko si ngombwa kubatega amatwi cyane ngo wumve ibyo bakubwira, nurangiza ureke ibyo utekereza. Ford yarongera aragira ati kandi niba amafaranga ari byo byiringiro byawe byo kubohoka, aho ngaho uzaguma uboshye, kubera ko kubohoka bya nyabyo bituruka ku bumenyi ufite, uburambe ndetse n'ubushobozi, aho kuba ku mafaranga ufite. Uyu mugabo yaravuze ati kandi nabonye ko abantu batera imbere kubera gukoresha igihe cyabo neza, mu gihe abantu badatera imbere ari ba bandi bapfusha igihe cyabo gusa. Ford yaravuze ati kandi uriya uhagarika kwamamaza kugira ngo abike amafaranga ameze nka wa wundi utekereza guhagarika urushinge rw'isaha kugira ngo akerereze igihe. Mu magambo menshi rero Henry Ford yavuze reka nyasoreze kuri aya ngaya. Ikibazo ntabwo ari iby'uko wabuze ibyo ukora, ahubwo ikibazo ni abazi ibyo ukora. Ntuzigere ugera ku rwego amafaranga gukorera utamamaza nshuti yanjye. Henry Ford yaravuze ngo uriya uvuga ko bishoboka n'uriya uvuga ko bidashoboka, abo bose ni abanyakuri, kubera ko burya uko ubitekereza niko bikugendekera. Ford yaravuze ngo amafaranga si yahindura abantu, ahubwo amafaranga agaragaza wa wundi wa nyawe bari barahishe mu gihe batayafite. Ford yaravuze ngo buriya ikintu cyose kigabanyijwemo ibice gihita cyoroha. Ayo yari amagambo rero yavuzwe n'umuhanga, umunyamafaranga, umunyemari ndetse n'umuhanga mu by'ubwubatsi, Henry Ford. Njye wumvaga yari jide wo kubwira ukuri kwinshi utazi. Iki ni ikiganiro Isi n'abayituye. Ntiwibagirwe kudukurikira kugira ngo udacikwa n'ibindi biganiro bizajya binyuzwa kuri uru rubuga. Naho ubutaha.